Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwese mukomeza gukurikirana Alpha Tour, by'umwihariko abakunzi ba session twise ivure. Ni session ya counseling, uburyo abantu bashobora kuba bakifasha cyangwa kumenya bimwe na bimwe mu bituma abantu bagira imyitwarire igenda itandukanye, cyangwa mu bituma abantu rimwe na rimwe biyumva yuko ari abantu badashoboye kandi ntibamenye impamvu, ntibamenye ikibitera. Haraho niho muzajya mumenyera bimwe mu bibagaragaraho, cyangwa imwe mu myitwarire mugenda mugira mutazi impamvu. Rimwe na rimwe ukaba utamenya ngo ese kubera ikindi twara gutya, kuko nawe ntabwo ubizi. Wenda ubwirwa n'abandi ati dore warahindutse, dore mbere witwaraga gutya ariko ubu dore byarahindutse. Ese ni gute wamenya ngo ibyo byatewe n'iki, byaturutse kuki? Niyo mpamvu ronda ahangaha kugira ngo dufatanye. Nge ndi therapist Alpha, nizere yuko sino kubyizera ndabibona. Wenda ntabwo mishidikanya yuko ngenda mbona ubutumwa bwanyu, ngenda mbona abo bino biganiro bifasha, kandi nakubwiye ukore subscription kugira ngo ujye ubasha kubona andi ma video cyangwa izi nyigisho ngufiya zishobora kuba zagufasha kumenya uburyo wakifasha mu gihe ufite ibikomere cyangwa mu gihe uhuye na situation runaka ishobora kuba yakugiraho ingaruka, ariko cyane cyane mu bijyanye n'imitekerereze cyangwa mu buryo buri emotionnel. Ubwo rero nukunda video ujye isangiza abandi kugira ngo nabo bibashe kubafasha. Uyu munsi rero session y'uyu munsi ndayigaruka cyane cyane ku bana b'abahungu. Ko byagaragaye yuko abana b'abahungu bagenda badeprime cyangwa bakagira depression kubera kubura urukundo rwa papa wabo. Abahungu benshi, kuko bigaragara yuko mu bushakashatsi bwakozwe byagaragaye yuko 43% by'abana b'abahungu bagira depression kubera yuko batabona care ya papa wabo. Ntabwo babona urukundo ruturutse kuri wa papa wabo, ntabwo babahereza umwanya. Ahubwo ikigaragara genetically cyangwa biologically, iyo ugiye mu mibanire y'abantu cyangwa uko abantu bakundana, usanga inshuro nyinshi sexe opposé. Wenda umwana w'umukobwa asanga yitabwaho na se cyane, umwana w'umuhungu akitabwaho na mama wabo. None muri buze kumbaza kubera iki se niba abahungu bitabwaho na mama wabo cyane, abakobwa bakaba bitabwaho na base cyane, kubera icyo uvuze ko byaba biteje ikibazo abana b'abahungu bagaragaje yuko deprime cyangwa bakagira depression yo kutabona urukundo rwa papa wabo kandi mama wabo arubaha? Impamvu ni iyi ngiyi rero. Hari ibintu tutagomba kwirengagiza mu miterere ya muntu cyangwa uko umuntu aremye cyangwa uko Imana yabiremye. Iteka tugiye kuri genre masculine cyangwa ku muntu w'igitsina gabo, usanga iteka agenda reklama power. Yifuza kuba yaba afite imbaraga, yifuza kuba ari umuntu wavuga bikumvikana, yifuza kuba ari umuntu wakabaye yubashywe, yumva muri we agomba kuba ari umuntu ufite icyubahiro cyangwa ufite imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. None mu gihe umwana w'umuhungu yizerera muri se biturutse kuri kwa kwiyumvamo imbaraga cyangwa kwiyumvamo ubushobozi, noneho papa we ntaba ari umuntu ubasha kumushyigikira ngo amwereke yuko ari umuntu ushoboye, amwereke urukundo, ahubwo se agahora amubonamo amakosa. Ibyo bintu biragenda bikafigita wa mwana w'umuhungu. Nizere ko uburyo ndi kubisobanura mu byumva kugira muze kumva impamvu ya kino kigerayo cyangwa ya buno bushakashatsi bwakozwe ya 43% ku bana b'abahungu ko bafite depression iturutse ku kubura urukundo rwa papa wabo. Ndibuze gutanga urugero. Ushobora kuba umukozi mu kigo runaka kandi ukabuzi ko ukora cyane, kandi ukabuzi ko boss wakunda umuntu w'umukozi ugaragaza imbaraga nyinshi cyane, ukabuzi ko ntacyo udakora, ukaba wakora overtime, ugakora amasaha y'umurengera heure supplémentaire, ariko boss wawe ntabimenye, ntabihe n'agaciro. Icyo kintu kizakubabaza,
kubera yuko uzi ko watanze igishoboka cyose, watanze imbaraga zose zishoboka, ariko ntizihabwe agaciro n'uwakazihaye agaciro. Aha rero abana b'abahungu niho bagera bakavuga ngo niba nzi neza ko papa ari umunyembaraga, akaba atabona yuko nanjye naba umuntu w'umunyembaraga kandi aricyo kintu kiranga umuntu w'umugabo, icyo gihe ahita avuga ngo njyewe ntacyo ndicyo, njyewe ntawe ndiwe. Sasa akinjira rero muri depression, agatangira kwinjira muri cya gihe yumva yuko we agomba kuba ari wenyine, ko n'ubu ntagize gute, ntacyo amaze. Muri iki kigeranyo cyangwa muri ubushakashatsi bwagaragajwe 43%, 34 n'ibice 34 n'igice bigaragara yuko abana b'abahungu ari bo babonwaho n'ibimenyetso by'uko bamaze kuba deprime, bamaze kuba stressed, bamaze kurikodinga stress. 34 n'ibice 5 bivuga ikiro muri ibyo bimenyetso rakwibaza ngo ni ibiye, kubera yuko kano kanyu nkurikiye ushobora kwisanga muri abo bantu. Niyo mpamvu ndi gutanga inyigisho nk'izi ngizi, wenda sinzirambure cyane, ahubwo wakumva uri muri abo ngabo ukampamagara nkareba uburyo kugufasha kugira ngo ubashe gusohoka muri icyo kintu. Nta yindi mpamvu mba ndahangaha, nta n'indi mpamvu ya message nk'iyi ngiyi, no kugira ngo mbafashe mwabana b'abasore mwe, mwabahungu mwe, kugira ngo musohoke muri icyo kintu. Icyambere twabibonye yuko nyine iteka papa wawe cyangwa umubyeyi wawe w'umugabo ukurera ahora kubonamo amakosa, kandi uzi ko ukora neza, uzi ko ukora ibyiza byose bishoboka, ariko nta gihe na kimwe arabona ko wakoze ikintu kizima. Ariko mbona no kubwira ababyeyi nyaboneka mujye mushima abana. Mu gihe umwana yakoze neza umushimire, mu gihe umwana yatsinze umubwire ko yakoze neza, mu gihe umwana yakoze n'ikosa mwereka ikosa yakoze, ariko umuhereza n'umurongo wabikoramo. Ariko iteka nuhora umwana umwereka amakosa, surtout les garçons, ku bahungu, wenda n'abakobwa nzabagaruka mu mbabarire uyu munsi mfate uruhande rumwe, iteka nuhora umwereka mistakes yakoze, ntumwereke ikintu kizima, ntumwereke kandi n'umuntu waba umuntu w'umugabo, umwana uri kumushyira ahantu habi. Surtout abagabo, kuko tubonye yuko niba 43%, reka mbabwire, ni gikomeye, ni umubare munini cyane, ni umubare munini cyane. 43% by'abantu bana b'abahungu bafite depression ituruka kuri base, ni umubare munini cyane, n'umushobora kutabyiyumvisha. C'est presque la moitié, c'est presque la moitié, presque 50%. Wenda ahubwo no kuvuga ngo ubushakashatsi wenda nuko ubwagaragaje cyane muri Kenya, ariko ukoze champion ugafata nk'ibihugu binga ushobora gusanga n'ikigereranyo kiri hejuru, ushobora kuba kiri hejuru. Bishatse kuvuga iki rero? Ingaruka rero z'abakuru wa mwana w'umungu n'izi. Icyambere ni poor sleeping, ni ukutabona ibitotsi, kugerageza gushaka ibitotsi akabibura. Kubera iki? Icyo yari yiteze kuri se, kuri wa muntu yizereramo, kuri wa muntu yumva ufite power, ntabwo yigize agira gute, ntabwo yigize akibona. Icya kabiri ni uko wari umwanzi sociale, ari wa muntu ashaka kubana n'abantu, wa muntu ushaka kuguma wenyine, wa muntu yumva agomba ibintu byo agomba kubikora mu buryo bwe, ndetse sometime ugasanga acitse intege zo gukora ibyagira gute, ibyamuteza imbere. Imirimo ya buri munsi ugasanga ibaye affected. Biturutse kuki? Biturutse kuri rwa rukundo yexpectingaga kuri se atigeze abona, biturutse kuri ya care yexpectingaga kuri se atigeze yakira, biturutse kuri se wahoze kuva kera mubonamo amakosa utarigeze umubonamo ikintu kizima. Niho biri guturuka. Ikindi ni low concentration. Low concentration nuvuga ngo ibintu byo kwikonsantra ku kintu yumva gihaye umwanya, yumva ni ikintu agomba kwitaho, birabura, biragenda bigashira, birashira totally, completely birashira. Gusa ikintu aragikoze agitaye hano, ejo akoze ikindi agitaye hano, akumva n'umuntu ushaka gukora ndetse akaba yakora n'ibintu byinshi, ariko nta na kimwe kiba completed, nta na kimwe akora ngo agifinalize kirangire. Nta concentration, manque de concentration, nta concentration ashobora kubona ku kintu ngo akigume hagihereza umwanya abe focused kuri icyo kintu. Ntibikunda, ntibishoboka.
ubu rero ibi mbikoze kugira ngo rimwe na rimwe asanga agize n'ubusazi, ugasanga akurijemo kuba yasara. C'est possible, ibyo mbabwira ndabizi, ametherapist ndabizi, bagasara basanga umwana we yasize, ariko ntabwo uri kumenya ngo isoko cyangwa inkomoko ya kino kintu y'ibintu biri kuba ku mwana wanjye iri guturuka oro byaturutse kuri we papa. Wowe papa w'umwana ni wowe byaturutseho, ntibigeze ubimenya. Kandi ibi bintu ndi kuvuga abagabo murabizi, kuko ntimujya mukeyaringa abana b'abanyu b'abahungu. Abagabo ntimwita ku bana b'abahungu mwabyaye. Abagabo iteka abana b'abahungu banyu mubabonamo amakosa. Abana b'abahungu banyu mubona yuko badashoboye, ukabona ntacyo bazageraho. Ibi ngibi bishatse kuvuga iki rero? Bikomeje gutya urwego rw'abana b'abahungu bagenda baba deprime rugenda rwiyongera, rugenda ruzamuka. Ariko mu gihe abagabo bakita ku bintu bijyanye no guhaka abana b'abahungu, bikaba byagera gute? Byagenda bimanuka. Narabwiye ngo hano muzajya mwigira ibintu bibaho mu buzima busanzwe mutari muzi. Rimwe na rimwe akaba ari akantu gato mudashobora guhereza agaciro, ariko kakaba kaba ikintu gikomeye cyane gishobora kwangiza sosiyete yose. None ibaze noneho bikomeje gutyo, ese mu minsi iri imbere twe twagira abahe bagabo? Ibintu narabwiye ngo biba hereditaire, kuko niba utarahawe urukundo, niba utaritayeho mu bwana bwawe kugira ngo uzite ko uzabyara bizagora, niba utarigeze uhabwa keya n'umubyeyi wawe ngo akubwire amagambo meza y'urukundo, aguhe courage, akubwire ngo urabishoboye, akubwire mwana wanjye wa fighting ukagera kuri ibi, akubwire ngo wagera muri destination yawe, aguhereza amagambo ari strong, agukomeza, agubere motivation. Ibyo bintu nutabibona mu bwana bwawe nawe uzabikurana, wumva atari ku bundi ngewe ndatanga amagambo ya motivation, ngenda abwira abantu ko mbakunda, bundi ninde wabimbwiye? None urumva rero uko amagenerasi agenda akurikirana niko tuzagenda tugira gute? Twangirika, n'abana bacu bagende bangirika, kubera yuko dukunze kubivuga ngo icyo wamize nicyo ugira gute? Nicyo utanga. Icyo wamize cyangwa ikiri muri wowe nicyo utanga. Ntabwo ushobora gutanga icyo udafite. Ibyo rero mubyumve neza kandi mubikomeze. Abagabo nyaboneka, ndabizi mukunda abana b'abanyabakobwa, ariko niba tumaze kubona iri janisha, ubushakashatsi bugaragaza ko 43% bw'abana b'abahungu bafite depression kubera kubura urukundo rwa base, ni mugerageze mwongere muzamure urukundo ku bana banyu b'abahungu, mwongere mubereke urukundo. Pourquoi pas? Kubera iki mutabwira abana b'abahungu ko mubakunda? Kubera iki? Wenda ubwo minsi iri imbere nzazana nabwo ibigira cyangwa ubushakashatsi bwakozwe ku bana b'abakobwa kuba badakundwa na ba nyina. Ibi bintu nuko genetically no biologically nuko bimeze, nuko imeze, ariko on peut changer. Dushobora guhindura ibintu, birashoboka kuba byahinduka rero. Ubwo rero reka mbashimire cyane. Ntabwiye ngo ufite ikibazo, ufite depression, hari ibintu biri kujyayo ukabona ko abantu barangiye, abantu bafite ihungabana, abantu bari mu gahinda gakabije, ndahari, ndi hano kugira ngo mbafashe. Ndahari kugira ngo mbafashe. Uranyandikira kuri 0788 25